muri uyu mwanya tuvuye mu mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza twinjiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Twabaye muri aya materaniro kuva dutangira, twatangiye n'ijambo rivuga ngo urinde umutima kuruta ikindi kose urinda, kuko ariho iby'ubugingo bituruka. Rero turakomeje n'ijambo Imana duteguriye kuri uyu munsi. Tugiye kuganira imbaraga z'ubwenge, tugiye kuvuga ubwenge, tugiye kuganira imbaraga z'ubwenge. Reka dusenge duha Imana uyu mwanya w'ijambo tugiye kwinjiramo, kugira ngo Imana idushoboze kandi umwuka wayo n'imbaraga zayo bibane natwe. Data, mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye uyu mwanya kuri abo bose turi kumwe nabo mu bice bitandukanye by'isi, mu migabane yose itandukanye, kuri social media zose na platform zose z'abakunda Imana. Kumugisha ubwoko bwawe, imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe bibe hejuru y'ubuzima bwabo. Natwe tugiye kuvuga utuyobore, kandi iri jambo rigira imbaraga ndetse rigira ubushobozi kugira ngo rishobore Mwami gutandukanya inyama n'umusokoro. Dushobore guhabwa umugisha kubw'imbaraga zawe n'urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu mugoroba turaganira ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'ubwenge, cyangwa se ubwenge ni iki, bukora gute. Tugiye kuganira hejuru y'ubwenge. Reka mbibutse ko muri iyi si hariho ubwenge bwinshi butandukanye, ariko turavuga ko ubwenge buva ku Mana, ubwenge Imana iha abantu bayo, ubwenge Imana iha ubwoko bwayo. Turasoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 8, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ntimwumva ko bwenge ashyira ejuru, akarangurura ijwi ry'ubuhanga, ahagaze mu mpinga z'imisozi, mu mahuriro y'inzira, mu marembo no mu miharuro y'umurwa. Ashyira ejuru ari mu bikingi by'amarembo ati, yemwe bagabo nimwe mpamagara, n'abana b'abantu nibo ijwi ryanjye ribwira. Yemwe mwanjiji mwe nimujijuke, namwe mwabapfumwe nimugire umutima usobanukiwe. Nimwumve ngiye kuvuga ibikomeye, kandi umunwa wanjye ndawubumburira kuvuga ibitunganye, kuko akanwa kanjye kaza kuvuga ukuri, kandi gukiranirwa ari ikizira kuri jye. Amagambo yo mu kanwa kanjye yose ni akiranuka, cyangwa se nakiranuka. Nta buriganya cyangwa ubugoryi buyabamo. Asobanukiye ujijutse, kandi atunganiye ababonye ubwenge. Aho gushaka ifeza mutore ibyo nigisha, mushake ubwenge kuburutisha izahabu nziza, kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani, kandi mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo. Jyewe bwenge nagize umuravaho ubuturo bwanjye. Mfite ubwenge bwo kugenzura, kubaha Uwiteka n'ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi, n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Nijye nyiri inama no kumenya gutunganye, nijye muhanga kandi mfite n'ububasha. Nijye wimika abami, ngaha ibikomangoma guca imanza zitabera. Nijye uha abatware gutwara, n'imfura nazo ndetse n'abacamanza bo mu isi bose. Nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Imbuto zanjye ziruta izahabu, ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira y'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo.
Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema, uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa, ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka, imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe, yari itararema isi no mu bweru n'umukungugu w'iyi si utaratumuka. Igihe yaringanije amajuru nari mpari, igihe yashyiraga urugabo rw'ikuzimu, mu gihe yakomeje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo, nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezaneza byanjye byari ukubana n'abantu. Nuko rero bana banjye nimunyumvire, kuko hahirwa abakomeza izina ryanjye. Mwumve ibyo mbahugura, mugire ubwenge, ntimubwange. Hahirwa umuntu unyumvira, akaba amaso mu marembo yanjye iminsi yose, agategereza ku nkomo z'imiryango yanjye, kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Ariko uncumuraho aba yononye ubugingo bwe. Abanyanga bose baba bakunze urupfu. Imana itugirire neza. Reka mbere yuko ntangira gusobanura, ngira amagambo make nsoma mu gice cya 9 uhereye ku murongo wa mbere. Bwenge yubatse inzu ye, yabaje inkingi zayo ndwi, abaga amatungo ye, akangaza vino ye, aringaniza n'ameza ye, maze atuma abaja be, arangururira ijwi ari aharengeye hose ho mu murwa, ati umuswa wese nagaruke hano. Abwira utagira umutima ati ngwino ujye ku mutima wanjye, kandi unywe kuri vino nakangaje. Mureke ubupfapfa mubeho, mwabaswa mwe, kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga. Ucyaha umukobanyi aba yikoza isoni, kandi uhana umunyabyaha aba yihamagariye ibitutsi. Haleluya. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Uyu mugoroba turaganira ku bwenge, turaganira ku mbaraga z'ubwenge, turaganira uko ubwenge bukora, turaganira ubwenge ngo ni iki. Bibiliya iravuze ngo nimuze mwabapfapfa mwe, mwabaswa mwe, nimuze mbaha ubwenge. Bibiliya iravuga ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Uyu ni bwenge urimo kuvuga. Aravuze ngo umuntu wese unkunda nanjye ndamukunda, kandi umuntu wese ushaka arambona. Bibiliya iravuze ngo ubwenge buruta ifeza, kandi ubwenge buruta
amabuye meza ya marijani. Ubwenge buruta ifeza itunganijwe. Ifeza nziza cyane, izahabu nziza cyane, ubwenge agaciro kabwo karuta kure cyane ako iby'agaciro byose mureba. Kubera iki? Kuko bwenge yaravuze ngo mwiremwa ry'isi Imana yarangabiye. Haleluya. Avuga ngo mu gihe Imana yaremaga isi, mbere y'uko isi ibaho, mbere y'uko imisozi ibaho, mbere y'uko ibiri mu isi n'ibiri mu kirere n'ibiri mu ijuru, mbere y'uko amasoko y'ikuzimu atoborwa, jyewe nari ndiho, nari mpari. Haleluya. Bwenge aravuga ngo nari ndiho, ndi kumwe n'Imana, ndi kumwe n'Umuremyi, kandi nari umukozi w'Imana w'umuhanga. Haleluya. Ubwenge ni umukozi w'Imana kandi w'umuhanga. Bwenge aravuga ngo igihe Imana yaremaga inyanja, nari mpari, ndimo designinga, ndi mu kazi, ndimo gukora kugira ngo inyanja tuyihe urubibi, amazi tuyahe umugabane, agire aho agarukira, agire aho atura, agire n'aho atarenga. N'imbaraga z'ubwenge. Uyu munsi wa none nuhagarara ku nyanja ukareba ubwinshi bw'inyanja ukuntu bungana, ubundi abahanga muri geography bavuga ngo amazi angana na 71% y'igice cyose k'isi. Ubutaka ni 29. Ariko biratangaje uburyo ki 70% y'amazi igize isi itaramira agace kangana na 29, itarakamira ngo ikarengere. Impamvu itakamira nta yindi, nuko hari imbaraga z'ubwenge za designize aka gace kangana na 29 zigaha umugabane wako, hanyuma bya bindi 71% nubwo ari binini cyane, ariko ubwenge bushyiraho urugabano, ubwenge bushyiraho umwanya aho amazi adashobora kurenga. Izo ni imbaraga z'ubwenge. Ngo igihe Imana yaremaga amasoko, nari mpari, ndi umukozi w'umuhanga, nijye wahaye inzira amasoko agomba kududubiza avuye mu butaka, akaza ari amazi atunganijwe abantu bashobora kunywa akabagirira umumaro. Izo ni imbaraga z'ubwenge. Bwenge aravuga ngo ntungisha abankunda kandi abankurikirana, nuzuza ubutunzi mu bigega byabo. Niyo mpamvu ubwenge arimo avuga ngo aho gushaka ifeza no gushaka izahabu no gushaka ubutunzi, mushake jyewe, kuko iyo wambonye turi kumwe, bwa butunzi ndabuzana nkabushyira mu bubiko bwawe. Iyo washyikiriye ubwenge, ubwenge buzana ya feza bukayishyira mu bubiko bwawe. Iyo washyikiriye ubwenge, ubwenge buzana bya bindi washakishaga bukabibika iwawe. Izo ni imbaraga z'ubwenge. Bwenge aravuga ngo nijye w'imikaba, kandi nijye utanga guca imanza zitabera. Nijye nshyiraho abategetsi b'isi, hanyuma nkabigisha uko baca imanza. Nijye ubimika, nijye ubaha umurongo. Turavuga ubwenge. Ubwenge bufite imbaraga zihambaye. Ubwenge buyobora byose, kandi ubwenge bukontorora buri kimwe cyose. Niba uyu munsi wa none umuntu ashobora kwicara mu kintu
kimeze nk'igisanduku bisi imodoka, akicara hano agasinzira, agakanguka yageze Kampala, kikamujyana ahamanuka kikamanuka, hatera kikazamuka, aho guhagarara kigahagarara, aho gukata kigakata, paka kunda kigezayo kigiye, kikakugezayo. Nta kindi n'imbaraga z'ubwenge. Nibyo bwenge avuga ngo Imana yarangabiye, Imana yarampaye. Niba umuntu ashobora kwicara mu kintu kimeze nk'ikintu cy'igisanduku bisi indege, kikakugurukana, kikakujyana mu kirere, kikoreye toni 100, toni 200, kikajya mu kirere, ntigihanuke ngo kikubita hasi nk'ibuye. N'imbaraga z'ubwenge, n'ubushobozi bw'ubwenge. Ubwenge ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu cy'agaciro, ariko ni ikintu utabona ikiguzi wagura. Umubwiriza yarabajije ngo ese ubwenge buva he? Abazi ikuzimu. Ikuzimu haramubwira ngo twabyumvise mu magambo, ariko twumvise bavuga ngo ubwenge, ariko natwe ntabwo tubitse. Ngo azenguruka ku masoko yose ashakisha ubwenge, abura ahantu namwe wabucuruza. Ngo ajya kubaza kirimbuzi n'urupfu, ko mwebwe mukomeye, isi yose ikabatinya, mwambwira ubwenge umuntu yabuvana he? Buti natwe ntituzi aho buva niyo bujya. Haleluya. Ngo ariko ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaniko kujijura. Ubwenge ni umutungo kamere w'Imana. Haleluya. Ibihugu bigira imitungo yabyo kamere, rimwe na rimwe ikabiteza n'intambara n'ibibazo. Ugasanga nk'umutungo kamere ni umutungo w'icyo gihugu, ntandi wawusanga, ni amabuye ari munsi y'ubutaka, ari aho nyine. Ntabwo ari ikintu ikindi gihugu cyazanye ngo gishyiraho, si n'ikintu abashoramari bazanye ngo bashyiraho. Oya, ni umutungo kamere. Umutungo kamere ni uw'igihugu, cyawusanze gutyo, cyawakiriye gutyo. Uko niko n'ubwenge ni umutungo kamere w'Imana. Ubwenge n'imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana. Ariko igice kekene kavuze ngo bwenge yiyubakiye inzu y'inkingi 7. Ngo hanyuma arangije ngo arateka, ngo ategura inkangaza, ategura icyo kunywa gikomeye cyane, hanyuma ategura ibyo kurya by'agaciro. Ngo arangije atuma abagaragu biwe ngo nimugende mu muhanda, nimugende mu nzira, murangurure, muhamagara abaswa, muhamagara abapfapfa, baze kugira ngo nganire nabo, kugira ngo mbagabire, kugira ngo mbahe ubwenge. Yesu yigeze guca umugani, aravuga ngo hari umugabo w'umutunzi, ngo yakoze ibirori, ngo arangije arateka, ngo hanyuma arangije guteka, ngo arategura ameza, ngo hanyuma yohereza abagaragu ngo bagende batumire inshuti ziwe kugira ngo zize bicare basangire, bicare baganire. Igihe inshuti ziwe zari zije, zihageze, byagenze gute? Mubo yatumiye bose ngo baze basangire, nta numwe wigeze uza
buri wese we yatumiraga yaravugaga ngo umugore wanjye yabyaye ngiye kwa muganga kureba aho yabyariye. Undi atumiye ati inka yanjye buriya rero yabyaye ngiye kwishakira ubwatsi. Undi atumiye ati ngiye kureba aho bakemura ubwatsi bw'intama zanjye. Undi atumiye ati burya rero ndi bize nange nabatirishije umwana wanjye yabyaye muri batisimu. Undi atumiye ati ndarushye ndananiwe maze iminsi nirukanka nkora uyu munsi ntago byakunda konza. Ngo ba bantu bose yaterekeye ameze yateguriye arangije abura n'umwe. Ngo hanyuma yohereza abagaragu mu nzira ngo bagende barangurure babwira abahisi n'abagenzi yuko baza bakisangirira nawe ku meza. Uyu muntu Yesu yavugaga ninde? Ni Bwenge mu gitabo cy'Imigani igice cya 9. Bwenge niwe wakoze ibi ngibi. Bwenge nuvuga ngo narateguye ndenga ntegura ibyo kurya hanyuma ndatumira. Ariko aravuga ngo nohereza abantu mu nzira. Yogeze ku rwego ohereza umuntu mu nzira ngo genda utangire umwisi n'umugenzi nuko abuzi bose inshuti zawe zose zakwimya amatwi zakwimya amaso. Uyu ni we Yesu yavugaga. Rero Bwenge arahamagara nimuze munsange nimuze dusangire. Ariko ni bande bamwitaba? Ni bande bamuha agaciro? Kubera iki? Kuko kondisiyo ziwe n'uburyo cyo sobanuramo ibintu byiwe benshi kubyumva birabagora. Arabwira ngo ntimushake ifeza n'izahabu ahubwo munshake. Kandi abantu bakunda amafaranga kuruta ikintu cyose kibaho muri iyi si. Abantu bakunda izahabu kuruta ikindi cyose. Ibihugu byirirwa birwana, abantu birirwa barogana, abantu birirwa bica abandi. Niki barwanira? Ni ifeza n'izahabu. Mu gihe Bwenge avuga ngo nimubireke muzahondi. Hanyuma nimumara kunshyikira nkamara kuba inshuti namwe, bya bindi mwashakaga jyewe nzabizana mbishyire mu bubiko bwanyu. Ariko abantu ngo no, turajya kubyishakira. Mugabo witwa Salomo amaze kuba umwami yari ku butegetsi, afite igihugu, afite ingabo, isi yari intwari ikomeye cyane. Mu mateka y'iyi si nta mwami wigeze arwana, wigeze ajya ku rugamba nka Dawidi. Rero Salomo yavukiye ibwami. Hari igihe umwana avuka akavuka asanga iwabo bakenye, akavuka isanga iwabo ise nta kintu afite, akarya nabi, akambara nabi, agakura nabi, akura yirwanaho. Ariko agera nko mu myaka 15 ibintu bikaza gucamo, ise agatora ifaranga agakira. Icyo gihe uyu mwana nubwo ari mu nzu y'ubukire ariko azi ubukene bwose kuko yabuvukiyemo yabukuriyemo. Rero bitandukanye na Salomo umuhungu wa Dawidi. Dawidi hari abana yabyaye ku bagore bakuru akiri mu ishyamba akiruka, Sawuli akimuhiga. Uyu munsi arara heje akararaha, uyu munsi agakora ibi ejo agakora ibi. Ariko Salomo busiko biri. Salomo yamubyaye amaze kugera i Yerusalemu, ari umwami ayobora igihugu, afite ingabo, afite buri kimwe cyose. Salomo n'umwana wavukiye ibwami, avuka afite abagaride ko, avuka afite abaja, avuka afite buri kintu icyo ari cyo cyose akenera cyase umuntu yakenera muri buno buzima. Ise yari indwanyi ikomeye cyane, ibihugu byose byatinyaga. Ise ajya kumuha ubwami, yaricara amubwira ngo kanaka n'umwanzi wanjye kandi afite imbaraga.
uzamwice atarahungabanya ubwami bwawe. Runaka n'umunyamatiku n'umushyira uruhande rwawe azaguhozaho amatiku, uzamwikureho umushyire kure yawe. Hanyuma runaka agira amagambo n'umushyira uruhande rwawe azajya agenda avuga ubuzima bwawe bwose, kubw'izo mpamvu uzamwirinde ntazakandagira aho uri. Hanyuma runaka ni umugome ariko nta mbaraga agira, uzamureke ariko uzamucungisha ijisho. Runaka ni umugome kandi afite n'imbaraga kandi yakugirira nabi, uzamwica atarakwica. Amwereka situwasiyo y'igihugu cyose ko Dawidi bose yari abazi, yari azi umwanzi, yari azi umukunzi, yari azi umubeshya, yari azi indyarya, yari azi uzahemukira umwana we, yari abazi bose iyo bava bakagera. Uzi ikintu cyatumye bamenya? Dawidi yasobanukiwe abantu mu mbaraga z'ubwenge, ariko n'ubwenge yakiriye ryari? N'ubwenge yakiriye mu bihe yanyuzemo, kuko Dawidi yabaye umushumba inyuma y'intama. Icyo gihe yabanaga n'abantu baciriritse, yabanaga n'abashumba, yari mu cyaro, yarazi ubuzima bwaho uko bumera, yasobanukiwe neza abantu baciriritse uko babaho, uko bavuga, uko bitwara, udutiku twabo, ibitutsi byabo, iki byose yarabizi neza. Hanyuma Dawidi avayo ajya kuba kwa Sawuli ari umucuranzi, areba Sawuli n'abaja biwe n'abagaragu be n'abami biwe ahari ari agakozi gacuranga, areba uko abantu bamurebaga n'uko bamufataga n'uko bamusuzuguraga. Igitondo kimwe yica Goliyati, arazamurwa ahinduka umugaba mukuru w'ingabo za Isirayeli. Areba abantu bose bamusuzuguraga, bamuciraga amaso bwanga agakozi ko mu rugo agacuranze iki, abona ukuntu bamuterera amasari, abona ukuntu bamwubaha, abona uburyo ki bahindutse akanya bakamufata nk'umuntu uhambaye, abona uburyarya mu mitima y'abantu, abona ko abantu bagukunda bitewe na pozisiyo ufite, bitewe n'icyo ushoboye, bitewe n'umwanya ufite. Hanyuma igitondo kimwe Sawuli amukura ku bujenerali amuhindura umuyobozi w'ingabo 100. Abona uburyo ki abantu bose bamukundaga, babantu bose bamwubaga bamutumiraga mu birori, batakimutumira, batakimwubaha, kuko uyu munsi none asigaye ayobora abasirikari 100 kandi imbere yari general uyobora ingabo z'igihugu zose. Ariko bitaratera kabiri nabo abasirikari 100 babamwirukanamo, ahubwo baramuhiga ngo bamwice, ajya kuba mu ishyamba. Agiye mu ishyamba areba abandi bose bamukomeraga amashyi bamuririmbiraga, abona nta numwe umukurikiye, ahubwo abantu 400 no bamukurikiye. Abo bari bande? Bari abakene bo mu gihugu, bari abananiwe kwishyura imisoro, bari abo leta yahigaga ngo ifunge, bari abafite ibibazo bari ruvumwa muri rubanda, babandi utaha agaciro, babandi ubona ko ari birara. Babonye agiye bose bamwirukanka inyuma, bajya kubana nawe mu ishyamba. Abona cya gisirikare yobaye cy'igihugu cyose, baba generali bose bamuteraga amapeti bamwubahaga, ashaka n'umwe wamukurikira aramubura. Muri baba minisitiri bose ashaka n'umwe wamuha ijambo aramubura, ahubwo asanga abandi bose badafite epfo na ruguru nibo bamukurikiye. Igitondo kimwe Sawuli arapfa, arazamuka aba umwami, ariko umwami w'Abayuda gusa. Amara imyaka 7 ari Heburoni. Areba uburyo cy'Abisirayeli bakomeje kumugabaho intambara bashaka kumugira nabi. Igitondo kimwe birahinduka, babonye batazamushobora, baraza baramusanga aramubwira ati rero burya no kuva na kera no Imana yahoraga ikoresha udukiza udutabara, none ngwino tubera umwami. Baramuzana baramwimika ndutse umwami w'igihugu, arayobayoboye arabayoboye, bakajya berirwa bamuzanira ikoro, bamuzanira imisoro, bamusorera, bamuririmbira, bamukomera mu mashyi, bamuhakwaho, bavuga bati rwose nta wundi mwami umeze nkawe, uragahora ku ngoma, uri gitangaza, Imana y'imijuru n'isi iri kumwe nawe. Ibyo birangiye, igitondo kimwe umuhungu wiwe Abusalomu aramuhinduka, amukorera kudeta. Amukoreye kudeta, abona Ahitofeli
umwe mu bajyanama be bakomeye wamwicaraga iruhande aramuhindutse agiye kwandira rwa Abusalomu, atangiye kumugambanira ngo yicwe. Ndavuga ati mbega abantu abandi b'abantu nirirwanaga nabo birirwaga bansingiza. Agiye kubona abona kimwe cya kabiri cy'ingabo zose zimuvuze igiye kwa Abusalomu. Agiye kubona abona abaminisitiri, abona abadepite, abona abandi bantu, abona bo mu gihugu bose baramusize arimo ahunga yiruka nkagenda mu misozi. Dawidi yitegereza abana avuga ngo mbega abantu burya nibi babantu nuko arabihora arihungira yegera mu misozi. Buracya Abusalomu arapfuye, arongera agarutse ku butegetsi. Agarutse ageze ku buyobozi abona abandi bose bagiye bamutuka, imbwa muri Dawidi arimo ahunga. Hari umugabo wagiye hejuru y'umusozi agenda amutuka, uri imbwa, uri injiji, ntacyo umaze, dore gusa isi yaguhindutse, n'Imana ntigukunda. Umwe mu barindaga Dawidi ati waretse nkagenda nkamutikura icumu rimwe nkamwica. Ariko urashaka iki? Nimba Imana yemeye ko anuka uramuziza iki? Mureka yitukire, nyine Imana yabyemeye, none se bigende gute? Yaba Imana itamuhaye uburenganzira bwo kunuka ntiyari kubishobora. Harimo aranuka nyine kuko ambona ndimo ngenda n'amaguru mpunga niruka nk'ijoro ryose manuka imigende nzamuka indi kandi ari umwami. None se mureke yivugire. Nubona asubiye ku ntebe y'ubwami ukabona ngiye kunuka uzamenye ko. Buracya mu gitondo agarutse ku ntebe y'ubwami, wa wundi wagiye inzira zose amutuka agaruka apfukama ahantu hose. Mwamenya guhora ku ngoma, mbabarira ndakwinginze, mwamenya guhora ku ngoma. Arangije arabareba, mbega abantu. Rero ibihe Dawidi yanyuzemo byamuhaye gusobanukirwa umuntu wese icyo ari cyo. Akize rero Salomo umuhungu we ku ngoma yambwiye ati reka nkubwire mwana wanjye, wavukiye muri mayoneze na bureba, uvukira muri pampa, uvukira mu mata meza y'ifu, uhinduranizwa za nido n'ibindi, ufite abaja. Iyi si ntago yize, reka nyikubwire, dore kana kuri urebe urimo kugusekera, arimo araseka kuko abaye umwami, ariko naguca urwaho azakwica. Rero kubwizo mpamvu ntukangwe n'ibiseko byiwe, ntukangwe nuko ari maseka, muca umutwe hakiri kare atarakubona uburyo. Uko niko Dawidi yahaye ubwenge bwose Salomo bwo kuzayobora. Salomo arangije arabyitegereza avuga ati Mana yanjye ko ntafite umutima n'umutsi nk'uwa data biragenda gute? Bibiliya avuga ngo azamuka umusozi afata ibimasa bitoranijwe mu gihugu 1000. Tujya tubabwira ngo mutange igitambo ngo turashaka amafaranga yanyu yo kurya, muyagumane. N'umwami afite buri kimwe, isi yamusigaye buri kintu cyose, intambara zose yarazirangije, ariko afata ibitambo 1000. Oh my Jesus. 1000, inka 1000, intama 1000, ihene 1000, arabizamura mu ijoro, azamura kabineti yose, azamura inteko ishinga amategeko, azamura abayobozi bose, abajyana ku musozi hejuru, afata igisirikare cyiwe akibwira ngo muzenguruke murinde umutekano ahantu hose. Arangije arara ijoro ryose, ntabwo yahamagaye abatambyi, oya, wubwiwe atwika ibitambo birenga 3000 mu ijoro rimwe, arabitwika arabikongora, ari imbere y'Imana, ari ijoro ryose. Yarizwaga n'iki? Yarimo kubwira Imana ngo Mana ndashaka ubwenge. Hallelujah. Ndashaka ubwenge. Arabitwika byose birakongoka birarangira. Ntiyasabaga ubwami yarabufite, ntiyasabaga ubutunzi Dawidi yararamusiga amusigira n'ibyo azubakisha inzu y'Uwiteka.
Dawidi ni urugero rwiza rw'ababyeyi batajya bashaka ko abana babo bazaruha. Yafashe ibintu byose asigira umwana we puragusa, aramubwira ngo wowe uzabishyire mu bikorwa, ariko igihugu ngiki, ibintu ngibi, ubutunzi ngubu, yamusigiye everything. Hallelujah. Yamusigiye buri kintu cyose, yamusigiye ubutunzi bwose. Rero Salomo yarafite buri kintu cyose umuntu yakenera muri buno buzima. Icyo ari cyo cyose wakenera muri buno buzima, Salomo yaragifite. Ariko ijoro ryose ari imbere y'Imana, ijoro ryose arimo kurira, ijoro ryose arimo atakira Imana, ijoro ryose arimo atakambira Imana, ijoro ryose arimo yinginga Imana, abwira Imana ngo Mana ndakwinginze nk'ubwenge. Bigeze mu gicuku cya nijoro asinziriye, bigeze mu gicuku cya nijoro asinziriye, Imana iraza aramubwira ngo ibi byose watanze, ibitambo byose warekuye, n'ibyiki, urashaka iki, ukeneye iki? Abwira Imana ngo Mana ndashaka nk'ubwenge. Imana amubwira ngo ubwo utansabye ko nguhorera, ubwo utansabye ubutunzi, ukansaba ubwenge, ndabuguhaye, kandi nguhaye n'umugisha bifatika byose, kuko ubwenge ubwabwo Bibiliya yavuze ngo buratungisha. Salomo niwe mwami wenyine gusa muri iyi si utigeze ushoza intambara n'umunsi wa rimwe, kandi utigeze ushorwaho intambara n'umunsi wa rimwe. Abami bose bamuzengurutse barahindukiye baramuyoboka. Hallelujah. Abami bose b'ibihugu byose bizengurutse Isirayeli bazanaga amaturo gutura Salomo, bashaka ngo abahe ubwenge, abahe inama, abahe ibitekerezo. Nta n'umwe watekerezaga kuza kumutera, ahubwo buri wese wiyumviraga Salomo yatekerezaga uko yaza akamugisha inama, akamubwira ngo ko mfite abantu bambangamiye mu gihugu bigende gute. Salomo akamubwira ati genda ubigire uku n'uku n'uku. Yari afite inama se yamuhaye. Hari umuntu ubona ukubangamiye niki? Ni generali, kandi mbona umunsi umwe azankorera kudeta. Okay. Icyambere genda ubanze umukure ku buyobozi bw'ingabo, hanyuma umuhindura umusirikare usanzwe, nyuma y'ukwezi uzamuhindura umusivile, nyuma y'amezi 2 uzamukureho ubutunzi bwose, imbaraga ze zawe zishize uzamushyire muri gereza, nyuma aho nushaka uzamumanike. Bizaba birangiye. Bagushoza w'intambara kubera iki uri umwami. Umwami agasubirayo akagenda agashyira mu bikorwa ibyo Salomo yamubwiye, bugacya akagarukana amaturo. Ati umva babandi bose ubu narabiki, ubu ngubu ubwami bwanjye mfite amahoro, nubwo nagenda nkamara umwaka ntarataha nta n'umwe uhari kuko bose baranzi. Kugeza igihe n'abami bavaga hano muri Afurika, hariya muri Ethiopia, bakikorera bakagenda ingendo n'ingendo bagiye gutura Salomo amaturo kugira ngo bagire inama, abaha ubwenge. Ubwenge ni imbaraga. Reka dusome ijambo ry'Imana n'ubundi mu gitabo cy'Umubwiriza. Mubwiriza igice cy'Icyenda umurongo wa 13. Ngo kandi nabonye ubwenge munsi y'ijuru bwambereye igikomeye. Uyu ni Salomo urimo kuvuga. Arimo kuvuga ngo nabonye ubwenge munsi y'ijuru kandi bwambereye ikintu gikomeye. Arakomeza. Hariho umudugudu muto urimo abantu bake, maze haza umwami ukomeye, arawutera, arawugota, awurundaho ibirundo byo kuririraho,
nuko habonekamo umukene uzi ubwenge, akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe. Nyamara nta muntu wibutse uwo mukene. Mpera ko ndavuga nti ubwenge buruta imbaraga, ariko rero ubwenge bw'umukene burahinyurwa, kandi amagambo ye ntiyumvikana. Amagambo y'umunyabwenge avugirwa ahiherereye aruta urusaku rw'umutware utwara abapfapfa. Ubwenge buruta intwaro z'intambara, ariko umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi. Haleluya. Aravuga ngo hariho umudugudu muto kandi urimo abantu bakeya, badafite intwaro, badafite amafaranga, badafite ingabo, si na benshi. Ntabwo bahagije kugira ngo bashobore kurwanya abaje kubatera. Ngo nuko haza umutwaro ukomeye, ufite ingabo nyinshi, ufite abasirikare, ufite ibibunda biremereye, ngo araza arawugota, agota wa mudugudu urimo abantu bake cyane, badafite intege, badafite imbaraga, ari abagore, ari abana, n'abasaza, n'abantu bari aho ngo badashoboye, badafite n'uburyo. Ngo wa mugabo w'umutware, wa mwami ufite ingabo, ufite ibibunda, ufite ibibaraga, ngo azana ibirundo by'amabuye kugira ngo arunde hejuru y'uyu mudugudu, awurimbure, awutwikire, awumareho. Bibiliya iravuga ngo muri uwo mudugudu hari harimo umuntu w'umunyabwenge. Ngo wa munyabwenge mu bwenge bwiwe ngo akize uyu mudugudu. Ntabwo Bibiliya duhaye detaye uko yabigenje, sinzi uko yabikoze, ariko ubwenge bufite imbaraga. Mu bwenge bwiwe akize uyu mudugudu, ntibarimburwa n'amaboko y'uyu mugome ufite imbaraga. Ariko rero ngo hari ikintu kimwe gitangaje umubwiriza arimo kuvuga. Umubwiriza arahindukira aravuga ati, rero burya nubwo wemeze ko hari ikintu cyantangaje, uzi ko wa muntu wakijije wa mudugudu nta numwe wigeze umwibuka kubera ari umukene. Ubukene buragatsinda. Nabonye ko ubwenge buruta intwaro z'intambara zikomeye. Nabonye ko ubwenge ari ikintu gikomeye. Nabonye ko ubwenge bushobora gukiza urupfu abantu. Ariko ikibazo nabonye ni kimwe, nuko iyo uri umukene ubwenge bwawe burahinyurwa. Bibiliya ikomeza ivuga ngo umupfapfa w'umutunzi arayobokwa, n'ibyo avuze bikomerwa amashyi. Ngo ariko umunyabwenge w'umukene amagambo yarahinyurwa, nta nubwo ahabwa agaciro. Ubundi ubwenge ni iki? Ubwenge ni imbaraga, ni ubushobozi buguha kubaho muri buri situwasiyo yose ugezemo. Ndongera gusubiramo, ubwenge ni iki? Ubwenge ni imbaraga ziguha kumenya guca muri buri nzira yose ugezemo. N'imbaraga ziguha ubushobozi bwo kumenya uko ubana n'abize n'uko ubana n'abatize. Ubwenge n'imbaraga ziguha kumenya kubaho mu bukene, zikaguha kumenya kubaho mu bukire. Ubwenge bwose bugaragara cyangwa se bupimwa
cyangwa se bwerekanwa bugeze bitewe n'aho ugeze cyangwa se n'aho wicaye. Reka mbabwire iki ngiki. Umuntu ufite ibihumbi 100 by'amadolari, ubwenge akeneye ntabwo ari bwo bwenge umuntu ufite ibihumbi 10 by'amanyarwanda gusa akeneye. Yesu ashimwe. Kuko umuntu ufite ibihumbi 100 by'amadolari cyangwa se ibihumbi 500 by'amadolari, hari ubwenge akeneye ku rwego rw'aya mafaranga afite. Kuko ubwenge bukenewe gukoresha amafaranga 500 by'amadolari, ubwenge akeneye gukoresha aya mafaranga ntabwo ari bwo bwenge umuntu ufite amafaranga ibihumbi 10 akeneye. Haleluya. Umuntu ufite ibihumbi 10 by'amanyarwanda, afite umugore, afite abana 2, ari mu nzu, abi Kigali, agomba kwishyura amazi, agomba kwishyura umuriro, agomba kugaburira abana, agomba kuzinduka ajya ku kazi, hari ubwenge akeneye bujyanye n'aya mafaranga ibihumbi 10 butandukanye n'ubwo wundi ufite 500 by'amadolari akeneye. Uyu nguyu akeneye ubwenge bwo kumenya uburyo ki muri ibihumbi 10 hari buze kuvamo transport imutwara ku kazi mu gitondo kugira ngo azabone ayandi. Akeneye ubwenge bwo kunari buze kubona isosi n'ubugari bwo kugaburira abana mu ijoro muri ibihumbi 10, akavanamo amakara, akavanamo injerekani y'amazi, akavanamo ikibiriti, akavanamo intoryi, akavanamo indagara, akavanamo ubunyobwa, akavanamo urunyanya, akavanamo igitunguru, yarangiza akavanamo n'ikiro cyangwa se ibiro 2 bya kawunga. Akamenya uburyo ki abantu 5 bari mu nzu yiwe iryo joro bari buze kurya ntibaburare, bakarara bahaze, hanyuma ejo mu gitondo nta mikate ari nta n'icyayi gihari, bagasigarana utuboga bazasongesha ubugari, hanyuma bakajya bakamutegereza ku mugoroba avuye ku kazi. Hari ubwenge bugomba gukora muri iyo situation. Iyo ubuze ubwenge uragenda ugahitana ikiro cy'inyama cy'ibihumbi 7 ugasigarana ibihumbi 3, ugahita utega moto y'igihumbi ugasigarana ibihumbi 2, warangiza ugahita uguramo inusu y'amavuta y'5, ugahita usigarana 500. Wagera mu rugo ukazana ikiro cy'inyama n'amavuta wateze moto, barangiza bakakubwira ngo burya nta kawunga ihari, burya nta makara ahari, burya nta kibiriti gihari, burya nta iki n'iki gihari. Za nyama muzigira mute? Za nyama muzikoresha iki? Uko niko wa wundi ufite ibihumbi 500 by'amadolari ntago akeneye ubwenge nka bwa mundi bwawe bwo kumenya uko mu bihumbi 10 muri bubirye iminsi 3 kugeza igihe uzabonera ndi. Oya, ntago ari byo akeneye. We ntago akeneye ubwenge bwo kugura igitunguru na pavuro n'agaki kugira ngo iminsi 3 ishire. Ubwo bwenge we ntago bukeneye. Oya, hari ubundi bwenge akeneye bwo kumenya uko ari buze kuvugana na guverinoma, bwo kumenya ikintu bwo kumenya ahari bukuri imari mu Bushinwa, bwo kumenya wari buvugana nawe Dubai, bwo kumenya ikintu gikenewe ku isoko, bwo kumenya ubuga 500
biri buze kubyara ibindi, bwo kumenya ikintu kizima ahari bushore ntahombe, akeneye ubwenge butandukanye n'ubwawe ufite ibihumbi 10 by'amanyarwanda. So rero ubwenge si urwego uriya arimo, si n'ibyo uriya yagezeho, si n'ibyo uriya yakoze, ntabwo ari bwo bwenge. Ubwenge ntabwo ari aho runaka ageze, kuko ntabwo uzi aho avuye, ntabwo uzi inzira arimo gucamo, ntabwo uzi ibyo yahuye nabyo mu nzira, ntabwo uzi ibimusunika cyangwa ibimukurura. Ubwenge ni imbaraga zikuvana wowe aho uri zikakugeza aho urimo kujya, bijyanye n'inzira urimo gucamo, bijyanye n'ibyo urimo guhura nabyo, bijyanye n'aho uva, bijyanye n'aho ujya. Haleluya. Abanyaburayi mu myaka ya kera bari batandukanye n'Abanyafurika. Kubera iki? I Burayi bagiraga ibihe by'ubukonje, neje zikaza zigatwikira amazu yabo, zigatwikira inzira, zigatwikira imirima, zigatwikira buri kintu cyose. Hanyuma iyo mbeho igafata igihe kirekire, abantu bagatangira gupfa bishwe n'ubukonje. Ariko muri Afurika imbeho yazaga, yari imbeho yazaga mu ijoro, mu gitondo izuba rikava, ibintu bikabirangiriye aho ngaho. Rero Abanyaburayi batangiye gutekereza, mu gihe cy'izuba bakarunda amasiterine y'ibiti maremare cyane, noneho mu gihe cy'itumba, mu gihe cy'imvura, mu gihe cy'ubukonje bagacana imiriro y'igishyito, bagacana umuriro ntuzime ku manywa na nijoro. Abantu bose bakaza guhurira kuri wa muriro kugira ngo barebe yuko barokoka. Abatashoboraga kuhagera bicwaga n'imbeho. Bika bagiye kureba basanga ibiti byose mu gasozi birarangiye, kuko byabasabaga gucana ibiti byinshi kandi ijoro n'amanywa, kandi imbeho igafata igihe kirekire. Batangira kubona yuko mu gihe bino biti bizashira bose bazapfa bashire. Uko niko batangiye gutekereza uburyo batangira gukora ibindi bintu bizana ubushyuhe mu mazu yabo cyangwa se aho bari, bitari bya biti byo mu gasozi bacanamwe umuriro. Ni ukuvuga ngo batangiye kugira ubwenge bijyanye n'aho bari, bijyanye na situwasiyo barimo, bijyanye n'ubukonje barimo. Uko niko batangiye gukora biriya byuma byahita bishyushya inzu. Noneho mu gihe cy'ubushyuhe, ubushyuhe bukaza bagashya kugeza igihe abantu bicwa n'ubushyuhe, bakimenaho amazi, bagahungiza, bakagenza gute. Uko niko batangiye kwiga gukora vandarateri izana akayaga kubera ubushyuhe burenze. Mu gihe muri Afurika situwasiyo y'abakurambere bacu bari babayemo, hari ubushyuhe, yajyaga munsi y'igiti, ibiti byari bihari, akayaga kakamucaho gahuha, kamucaho gahuha, ako kanya ububobere n'iki bukagaruka mu mubiri wiwe. Aratekereza gute gukora vandarateri? Situwasiyo arimo n'ahantu ari ntabwo bimusaba gukora vandarateri, kuko hari umuyaga natirere, hari ibiti bimuha umuyaga uza umuhuha, umuha akayaga gakeneye. Mu gihe i Burayi ibiti barabimaze, babimaze babicana, none izuba riraje ririmo rirabatwika. Babigenze gute? Ni ku bwenge bwatangiye kuza muri bo bwo gukora vandarateri, fani.
bakora fani, bakora vandarateri, umuyaga utangira kuza bawikoreye, bava kuri vandarateri batangira gukora bya bindi bya esi bizana ubukonje mu nzu. Hanyuma bitewe na bizinesi z'ubucuruzi bakoraga, kuko bagize ubucuruzi buteye imbere. Kubera iki? Neje zarazaga zigatwikira imirima yabo, hanyuma ntibashobore guhinga. Inzara itangira kubica. Inzara itangiye kubica, bakajya bakora urugendo rurerure rutuma bajya gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa ahandi hantu runaka babikura. Muri uko gukora urugendo rurerure, mu gihe Abanyafurika bobo bahingaga, izuba rikava ibintu byeze bakabibika mu nzu, bikazashira ibindi nanone bahinze n'ubundi byeze. Ibyo byo kwirirwa bakora ingendo bajya gushaka ibyo kurya ntabwo byabarebaga ko nta nzara bari bafite. Ibiti biri ahantu hose, imbuto zirimeza, barahinga aho ngaho bagasarura, igihe bitarashira ibindi bikabiraje, igihe bitarashira ibindi bikabiraje, nta mpamvu rero kwirirwa bakora urugendo rubakura rubajyana hara bajya gushaka ibyo kurya. Ariko iyo nzara yarimo ibakubita mu Burayi, niyo yatumye batangira guhaguruka, batangira kujya gukora urugendo bajya guhiga ibyo kurya. Muri urwo rugendo rurerure rwo kujya guhiga ibyo kurya, no batangiye gukora ama business, batangira kweshanja ibintu n'ibindi. Nibwo bize gukora ifaranga, urupapuro, batangira gukoresha amabuye bahinduranye. Muri uko gukora urugendo rurerure babona baravunika, batangira kwiga uko bakora igare, banyonga rikabavana namwe rikabajyana ahandi. Batangira gufata inyamaswa bororaga, izo nyamaswa bakarizo bagendaho zikabajyana, ayo mafarashi n'izo ngamiya bakagenda ku nyamaswa, inyamaswa zikagerana zikaruha zigapfa, zikarwara zigapfa, bakabura aho baziraza. Batangira kwiga uburyo ki bakora ikindi kintu kidakenera kurya, kitananirwa, kidasaza. Ariko twebwe ibyo byose muri Afurika nta na kimwe twari dukeneye, kubera ko ibintu byose twari turi mu buzima, cyangwa se abasogokuru bari mu buzima buborohereza ibintu byose. Buri kintu cyose cyagendaga mu buryo buri izi. Kubera intambara bagiyemo, barwanye igihe kirekire, nibwo bagiye batangira kugenda badevelopa ibirwanishwa, bagenda badevelopa imiheto, badevelopa amacumu, bagerana batangira gukora imbunda, kubera ko mu ntambara zidashira. Abanyafurika barakundanaga, barashyingiranaga, ntabwo babaga mu ntambara, bakiraga abashyitsi. Batangiye kugira intambara zitandukanye aho abazungu binjiriye muri Afurika, nibwo ubugome n'ibindi byazamutse. Rero situation n'ubuzima bwose aba banyaburayi baciyemo byabahaye ubwenge bwo gutekereza no gukora ibintu bakoze twebwe batuzanaho kuducuruzaho, tubona tukabona nibitangaza bihambaye cyane, tukabona n'ibintu bikomeye. Bo ntago babikoze nk'ibintu bitangaje, ntibabikoze nk'ibintu byo kwishimisha. N'ubwenge bakiriye muri situation mbi bari barimo, n'ubwenge bakiriye mu bihe bigoye, mu bihe by'ubukene, mu bihe by'intambara, mu bihe byaneje, mu bihe byo kwicwa n'inzara, mu bihe byo kwicwa n'ubushyuhe, mu bihe byo kwicwa n'imbeho, niho bagiye badevelopera ubwenge. Hanyuma muri uko gukora ingendo ndende bakajya kure imiryango yabo, bakajya guhiga ubuzima, bakajya gucuruza, bagenda bunguka ubundi bwenge butandukanye, bakagenda bakajya kure imiryango yabo, bakamara igihe kinini batazi amakuru y'imiryango, batazi uko imiryango yabo ibayeho. Nibwo batangiye kwiga ukuntu bakora telefone. Abami bakajya kurwana kure, bakamara igihe bajya kurwana mu kindi gihugu, ikindi gihugu kikaza kubatera, intumwe ikajya kubageraho, igihugu cyarangije gufatwa. Aho niho batangiye kwigira ubwenge bwo kumenya ngo ni gute twashyiraho ikintu cyazajya kiduha gutumanaho, tugashobora kugira itumanaho, tukamenya ibirimo kubera mu rugo n'igihe turi kure yo mu rugo. Uko niko za fax zaje, niko za telefoni zaje. Kubera iki? Kuko barimo bashaka
igisubizo cy'ibibazo bafite. So ubwenge rero ni iki? Ubwenge ntabwo ari ikintu wagezeho, ahubwo ubwenge n'imbaraga zishaka ibisubizo mu bibazo urimo. Haleluya. Ubwenge n'imbaraga ziguha gutekereza aho wavukiye, aho wakuriye, ibibazo ufite n'ukuntu wabibonera ibisubizo n'ukuntu wabisohokamo. Nimba ufite ubwenge ukavuga ko ufite ubwenge ariko ubwenge bwawe bukaba butabonera ibisubizo ibibazo ufite, nta bwenge ufite, ukeneye gushaka ubwenge. Ni gute uvuga ko ufite ubwenge ariko ubwenge bwawe bukaba budashobora kugukura muri situation urimo, bukaba budashobora gusubiza ibibazo ufite mu buzima bwawe? Ntabwo ufite. Ni ukuvuga ngo urwego rw'ibibazo ufite mu buzima bwawe ukaba udashobora kwibonera ibisubizo, nirwo rwego rw'ubuswa buri mu buzima bwawe. Hanyuma urwego rw'ibibazo wanyuzemo n'ibisubizo wabishakiye, nirwo rwego rw'ubwenge bwawe, niyo level y'ubwenge bwawe. Level y'ubwenge bwawe ntabwo iri mu mashuri menshi wize, oya. Level y'ubwenge bwawe ntabwo iri mu muryango uvukamo cyangwa ntabwo iri uko bakwita, ahubwo level y'ubwenge bwawe iri kuri standard y'ibibazo waciyemo, ukabasha kudevelop ibisubizo byabyo ukabisohokamo. Hanyuma ubuswa bwawe, freshness yawe, level yayo ingana n'ibibazo uhagazemo uyu munsi wa none utarashobora kubonera ibisubizo. Aho ngaho niho ubuswa bwawe bungana, niho bugera. Buri kibazo cyose kiri mu buzima bwawe udafitiye igisubizo, nuko udafite ubwenge bwo gushaka icyo gisubizo. Bivuze neza ngo igihe umara muri icyo kibazo, ukuguma muri icyo kibazo, niyo level y'ubuswa bwawe. Nimba ushaka gupima ikigero cy'ubuswa bwawe, ntiwirirwe urebera kure, ntiwirirwe ujya kure, hera muri situation uhagazemo, ureba aho wavukiye, ureba inzira waciyemo, ureba ibyo wabayemo, hanyuma ibibazo byose wanyuzemo utigeze ubonera igisubizo, uvuge ngo ibi ngibi byose mbiteranije nicyo gikusanyo, nicyo cyegeranyo cy'ubuswa bwanjye. Hanyuma urebe situation zose waciyemo, zikugoye, zikuruhije, ibyo wanyuzemo, igihe cyo kuburara, igihe cyo kubwirirwa, igihe cy'icyangiro, igihe kibazo bitandukanye, ibyo byose wagiye ucamo, ubibonera igisubizo mu rugo. Abana n'umugore n'umuryango bagiye kuburara, ugakoresha uburyo buke buhari, ntibaburare, ntihagire ujya kwiba, ntibaguseke, ukahatambuka. Ejo n'ejo bundi bakwirukanye nta kazi ntaki, muri situation ukaharenga, ukajya ku muhanda, ugashyiraho idodo, ugateka amandazi, ugakora ibishoboka byose, ukabesha abana bawe, mukava mu nzu y'etage mukajya kwa mu nzu y'icyumba kimwe, ariko ugashobora kwibeshamo umuryango wawe, mukareramo muri abantu 10 mu nzu y'icyumba kimwe, ukababesha. Iyo situation mukayitambuka, umwaka ugahita mukaharenga, kugeza igihe muhava ukinjira ahandi udasabirije, utibye. Umugore adahindutse indaya, abana batagiye ku gasozi, ugashobora kubagaburira ibijumba byonyine gusa n'ibishyimbo ukabibabonera, ukemera ukajya kumesera abaturanyi, ukemera ukajya gukoropa, ugaca aho hantu ukaharengana. Wari umuntu ufite imodoka, wari umuntu ufite amafaranga, wari umuntu ufite amafaranga kuri konti, ariko ukabaho utagira n'igiceri k'10, ukabaho utagira akazi, ukabaho utagira imodoka, ukiga kugenda n'amaguru, ukiga gusaba lift, ukiga utuyira twapanya ucamo kugira ngo ugere aho ugiye kare, agatike wari gutegesha ukakabika kugira ngo kagure inyanya zikora isosi. Iyo sosi ukayicamo ukayirenga, uwo mwaka ugatambuka. Ubwo nibwo bwenge, izo nizo mbaraga z'ubwenge. Ubwenge ni ubushobozi bugucisha muri situation yose. Si ngombwa ngo ugire amamodoka, si ngombwa ngo ugire ama etage, si ngombwa ngo ugire ibihinda, si ngombwa ngo wemerwe. Ubwenge ni imbaraga zigufasha kubaho muri buri ntambwe yose ugezeho, muri buri situation yose ugezeho, muri buri buzima bwose wijiyemo. Ubwenge ni imbaraga zihagucisha, ni imbaraga zihakunyuza, ni imbaraga zikwigisha kubana n'abize igihe uri mu gihe cyo kubana nabo, kandi zikongera zikagufasha kubana n'abatize igihe cyagusunikiye kubana n'abatize.
ubwenge bukwigisha kubana n'abagukunda igihe uri mu gihe mu gihe cy'igikundiro, mu gihe cy'inshuti, mu gihe abantu bose bagukunda. Ubwenge bugushoboza kubana n'abo bantu. Ubwenge bukongera bukagushoboza kubana n'abantu bakwanga ubizi ko bakwanga. Ubwenge bugushoboza kubana n'indyarya. Ubwenge bugushoboza kubana n'abagome. Ubwenge bugushoboza kuba ahantu abandi bavuga ngo ntihashobotse, wowe urahashobora. Nizo mbaraga z'ubwenge. Iyo ufite amafaranga, ubwenge uburyo cyuyabamo, uburyo cyuyajera. Iyo utayafite, ubwenge buguha uburyo cyubaho udafite amafaranga. Iyo ukunzwe, ubwenge buguha uburyo cyubaho mu gihe cy'igikundiro. Iyo wanzwe, ubwenge buguha uburyo cyubaho mu gihe cy'icyangiro. Iyo ufite, buguha uburyo cyubaho ufite. Iyo udafite, bukwigisha ukubaho udafite. Iyo uhaze, ubwenge buguha uburyo cyubaho uhaze. Iyo ushonje, ubwenge bukwigisha uko witwara ushonje. Iyo wambaye, ubwenge bukwigisha uko ugenda wambaye neza. Iyo wambaye ubusa, ubwenge bukwigisha ukubaho mu kambaro kamwe, mu gashati kamwe, mu gatenge kamwe. Ubwenge bukwigisha uburyo cyubaho. Izo nizo mbaraga z'ubwenge. Ubwo nibwo bwenge tuvuga, nibwo bwenge buturuka ku Mana. Kuko Imana niyo igena ibintu byose. Ubundi muri iyi si ibihe ducamo ntago bigenwa n'ubwenge, bigenwa n'ibihe. Ahubwo ubwenge buguha imbaraga zo kuba muri icyo gihe ugezemo. Kuba ufite amafaranga ntago ari ubwenge, ni igihe. Igihe gitanga amafaranga, igihe gitanga igikundiro, igihe gitanga urugo, igihe kikubesha mu bupfakazi, igihe kikubesha mu siribateri, igihe kikubesha mu gikundiro, igihe kikubesha mu gihugu cyawe, igihe kiguhindura impunzi, igihe kiguhindura igicibwa, igihe kiguhindura umunyagikundiro, igihe kiguha abantu, igihe kirabagutwara. Rero ubwenge sibwo buzana ibyo ngibyo, ahubwo ubwenge bukwigisha kubaho muri buri gihe, muri buri ntambwe utera, muri buri mwanya utera. Igihe utambuka abantu bagukomera amashyi, ubwenge bukwigisha uburyo cyubagendamo. Mu gihe utambuka abantu bakuvugiriza induru, ubwenge bukwigisha uburyo cyubagendamo. Mu gihe hari imitego ikuzengurutse iburyo n'ibumoso, abantu bashaka kukwica, abantu bashaka kukuroga, abantu bashaka kugutera amabuye, ubwenge bukwigisha uburyo cuca muri iyo mitego. Izo nizo mbaraga z'ubwenge. Uyu munsi turimo tuvuga ubwenge. Nusaba ubwenge. Salomo yari umunyabwenge, ari umutunzi mwinshi, ariko yatubwiye umunyabwenge w'umukene. Haleluya. Igihe siko nashatse kuvugaho uyu munsi, ariko igihe kimeze nk'imodoka, hanyuma ubwenge ni moteri y'imodoka. Haleluya. Imodoka yo uyicayemo irakujyana ukagera hamanuka, ukagera hazamuka, ukagera hatambika, ukagera hanyerera, ukagera ahagendeka neza, ukagera hari isayi, ukagera hari imikungugu. Ni imodoka igutwara. Hanyuma ubwenge ni moteri y'imodoka. Nigera hazamuka ikamenya ko igomba gushyiramo imbaraga ngo ihakuzamure, yagera hamanuka ikamera kwiregeza, yagera hatambika ikagira vitence ijyamo. Uko ni ku bwenge buri. Rero twatangiye ijambo rivuga ngo ubwenge arahamagara. Nimuze, nimunsange kugira ngo mbigishe, kugira ngo mbahe umugabane. Nugira ubwenge, hari ibintu byinshi utazatindaho muri iyi si. Kuko ubwenge bugusobanurira n'ibihurimo. Hari umuntu usanga, ndimo ndagana ku musozo, hari umuntu usanga afite akazi, afite imodoka, afite inshuti, afite umushahara mwiza, arasohoka buri munsi, weekend yose ni yiwe, za Gisenyi zahe hose arasohoka, za hoteli zose azi menu zaho, azi hoteli igira ifi nziza, azi hoteli igira inkoko nziza. Akuvuze yawe teta kugira ati oya, iriya bagira ji iryoshye ariko nta fi hari, iriya hariya bagira ifi nziza ariko buri inkoko n'abanyuma. Wari inkoko hariya nta handi wajya. Akaba ari muri iyo situation imeze gutyo. Ubundi igitondo kimwe ibintu bigahinduka, agasigara mu rugo adashaka kwigurira indagara z'Intanzania,
noneho yarangiza agashaka gukomeza kubaho no kugenda nko muri cya gihe yari afite ka kazi, afite ya modoka, afite amaesanse, afite bya bintu byose, akicara n'ubundi akumva arashaka kurya inkoko muri Marriott, akumva yakumbuye ifi yo muri Radisson, akumva akeneye kujya muri Serena, muri ya mahoteli yandi yose akomeye muzi, nta n'igiceri k'icumi afite. Yahura n'umuntu yamwibuka, yamubwira ati umva yo twari twaraburanye mwene data, akira utu 20,000 urebe uko wigenza. Nta sabuna afite yo gukaraba, nta korogati, nta shinge, nta rugero, nta cyo kurya mu nzu. Yarangiza agahita avuga tumva nange rwose pe umva umutima wendaga kumvamo kubera agafi ko muri Radisson. Mukanya kabajyo twadufaranga tumariye, akagura agafi kadafite na fanta, kadafite na ji. Ubundi agahita afata selfie akifotora, agahita posting. Nange nemeze abandi bansuzuguraga yuko ntakijya muri Hilton, ntakijya muri Marriott, ntakijya muri Serena, nange reka mbereke ko nagezeyo. Ubwo n'ubugoryi ntago ari ubwenge. Ubwenge bukwigisha kubaho bijyanye naho wageze. Imana ibaha umugisha, mwakoze ku imbere y'Imana uyu mugoroba, mwakoze kuba muri aya materaniro. Reka tugane ku musozo, reka dusenga Imana aho uri hose. Usaba Imana iguha ubwenge, usaba Imana ikwambike cyangwa se igushoboze kugira umutima w'ubwenge. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, duciye bugufi imbere yawe, musi imbaraga zawe, musi ubushobozi bwawe, musi ikiganza cyawe. Turagushimira ijambo ryawe waduhaye kuri uyu mugoroba. Turakwinginze uduha ubwenge. Ubwenge nizo mbaraga zonyine gusa n'ubushobozi bwadushoboza kubaho muri iyi si, kuko isi yaremwe n'ubwenge, kandi ubwenge buva imbere yawe. Kukubaho Uwiteka no kugusenga nibwo bwenge. Rero uyu mugoroba turakwinginze kugira ngo ubwenge buvuye kuri wowe bumanuke hejuru yacu, bumanuke hejuru umuntu wese mwamukurikiranyira ijambo. Umugisha umuntu wese mwami, kubw'imbaraga zawe, kubw'ubushobozi bwawe, kubw'ikiganza cyawe no kubwo kugira neza kwawe. Turagushimiye. Umugisha abo twabanye, umugisha abaramije, umugisha babaye mu buhanga bw'ivyuma, umugisha abadukurikiye, umugisha batumaranye amasaha yose imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze ku imbere y'Imana. Umugoroba mwiza, bye bye.